ukomeze yakuye imbaraga muri we yakuye iteka Imana tumerere poromani ukabirangurure usura Imana nzima witeka Imana nahagarare mu mbaraga zawe reka ntabwo utari mu mbaraga zawe reka amaraso yawe uteka Imana wowe ukura Imana nzima ngaho ganza ku buzima bwiwe Mana arahagurutse reka uhagurukane nawe hano witeka Imana agiye gusoma ijambo ryawe turabizi neza ko ijambo ryawe twese tubeshejeho turabizi neza ko ijambo ryawe ubuhanuzi butavangiye mu izina rya Yesu Kristo Mwami reka ijambo ryawe tuzi neza ko ijambo ryawe rigutera imbaraga wasubira ijambo ryawe rikatugarura mu izina rya Yesu Kristo Mwami turoboye turoboye Mwami Satani turayirukanye mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'ibitotsi imbaraga zituma abantu basohoka ku byawe izo turasohoye mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zizariza abana mu ijambo ryawe izo turasohoye mu izina rya Yesu Kristo Mana turahamagara imbaraga zawe kugira ngo ziganze aha hantu reka imbaraga zawe zizenguruka aha hantu Mana ndaceceka mucece wamuceceke ndatuje wamutuze ngahagarara muri aha hantu bisabwe izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo Haleluya. Haleluya. Amen. Agiye gutanga ubutabazi. Haleluya. Amen. Babanje. Muri iki gitondo cyangwa se uyu wa kwigisha nongeye kugerwa neza n'Imana Imana. Amen. Bamuze ngo nongeye kunezerwa. Nezerewe umutima wanjye kongera guhagarara imbere y'iteraniro ririmo mama n'abamama nyine babyaye byaherukaga nyuma y'amezi 3 ubwo ntaraza aha ngaha nyine muri iki gihe ariko Imana ishimwe ko yongeye kubikora kandi igiye kugenza neza amen. Ni byiza kuganira tuziranye amazina yanjye nitwa Tuyishime Honore nanjye ndi n'aha muri Gicumbi ariko ntabwo ariho navukiye mu rugo ni Nyagatare mu murenge wa Matimba akagari ka Kagitumba ni ku mupaka w'u Rwanda na Uganda munsi zawuje kwambukana ikibazo zambere zakugezaho amen. Ndi n'aha kubwa training zizamara umwaka zizarangira umwaka mu kwezi kwa gatandatu n'ejo bundi mu gihembwe cya 3 nizirangira Mana y'ishima nzagaruka Gicumbi cyangwa se nitabishima nzayatuza tuganire bisanzwe no kuri telefone tuzamura amen. Hanyuma nongeye kwishimira Imana kubw'uyu mwanya impaye ntabwo nzi yuko nibuze kubona ariko buri kintu cyose kiba kubw'impamvu amen. Niba mugiye kubanza gusaba abaririmbyi nibuze gusaba abaririmbyi fasha mu ndirimbo y'149 mu ndirimbo zo gushima Imana uvuga ngo mbega urukundo rw'Imana yacu Rugerayo
amen. Haleluya, amen. Tugiye kuvuga ku rukundo rw'Imana isabwa umugisha. Heading y'ijambo cyangwa se umutwe w'amagambo tugiye kwiga uyu munsi, urukundo Imana yakunze. Nivuga ngo urukundo Imana yakunze, nawe wizanemo urukundo Imana yakunze. Njye ndimo ndivuga natangurira ku izina ryanjye nka Tuyishime, urukundo Imana yakunze njyewe Tuyishime nabwiye ikankunda. Amen. Kano kanya nkaba ndaha ikankunda. Ese nuko naba muri icyo gihe yakunze hari icyiza na rimwe yarayikorera, cyangwa hari ikindi kintu yarebeyeho kugira ngo inkunde, hari impongano yayihaye kugira ngo inkunde? Urabyibaza mu mutima wanjye, nanjye mbyibaza mu mutima wanjye. Amen. Tujya kuvuga ku rukundo Imana idukunda, urukundo rwatumye itanga umwana wayo akajya ku musaraba akabambwa. Amen. Urukundo rwatumye acirwa mu maso, urukundo rwatumye bamukubita amahwa cyangwa se bamubesha amahwa akuyemo umwambaro mwiza umubereye, urukundo rwatumye ava mu ijuru akaza mu isi, nyamara mu isi azi yuko hagiye kuzabamo ibibazo byinshi ku buzima bwiwe. Urwo rukundo Yesu yadukunze nirwo tugiye kuvuga. Amen. Ndagusaba rero mu buzima busanzwe dukora akazi k'ubwarimu, hanyuma rero iyo umwarimu yigishije akarangiza kwigisha agasanga nyine nta n'umwe wafashe ibyo yigishije, biramubabaza cyane cyane, ariko bikaba byanatuma nibura ubundi naza akaza yacitse intege. Ariko iyo abajije akabona batsinze, yakwigisha akabona abana bari kubifata neza, nabo bagira amakara ka motivation akagaruka yishimye. Amen. Hanyuma rero nakwinginze uri mu nzu y'Imana, icyo cyakuzanye utegera amatwi agiye kugira amagambo agiye kugira ahangaha kugira ngo wumve icyo Imana ikubwira. Tujya gusoma icyanditswe dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice 3 umurongo wa 16 tugeze ku wa 17. Ese haba hari impamvu cyangwa se haba hari icyinshi inyuma cyatumye Imana idukunda urwo rukundo? Ibice 3 16 turageza kuri 17. Haranditswe ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. 17 kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi bo iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Amen. Amen. Abari mu isi yabikoreye kugira ngo abari mu isi dukizwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Byari birambiranye gufata amaraso y'intumwa cyangwa se byari birambiranye gufata amaraso y'inyamaswa bakayajyana mu ihema ry'ibonaniro kugira ngo bajye gucungura cyangwa se bajye gutambira ibyaha byacu twakoze. Hoya hari hakenewe amaraso y'umuntu kugira ngo azacungure umuntu. Amen. Ntabwo byari birangije yuko hafatwa amaraso y'inyamaswa, ive n'ifi nubwo yaba ari amaraso y'inuma cyangwa se amaraso y'intare y'inkazi, ntabwo yari ahagije yuko ayo maraso yaza gucungura umwana w'umuntu. Ahubwo byari ngombwa yuko kandi byari binabuye yuko ayo maraso y'umwana w'umuntu aza agatangwa kugira ngo acungure umwana w'umuntu nanone. Amen. Bituma Imana yohereza umwana wayo kugira ngo azacungure njyewe, azacungure wewe. Ariko hano ndabona muri abantu benshi, ninde wafata umwana w'ikinege, umwana umwe wenyine bakubwira ngo habaye ikintu runaka, igihugu gitewe n'intambara runaka n'urugero, kandi umwana wawe najyayo niba uracungura, niba urarwana, tukabasha gutsinda urugamba. Ninde watanga umwana w'ikinege ngo agende atambirwe icyo gihugu cyose? Nubwo waba ufite benshi, nubwo waba ufite kirango 15 ntabwo ngo reka muremure, kubera ko urukundo rw'umwana n'umubyeyi ni urukundo rukomeye cyane. Amen. Ariko Imana yaremerera afata umwana umwe uyu w'ikinege
kugira ngo njyewe weho n'uyu nguyu tubone ubugingo buhoraho. Amen. Haleluya. None se wewe utekereje mu mutima wawe cyangwa se ugatekereza urwo rukundo Imana yadukunze, iyo utekereje ubona urwo rukundo Imana yadukunze kugira ngo tubone ubugingo buhoraho, ariko navuga ko se bize biti koko niko turi kugendamo neza cyangwa turi kumusubiza ku musaraba? Uribaza nibaza. Amen. Ngo Imana yohereza umwana wayo w'ikinege, aremera, yari azi yuko azaza agacibwa mu maso, yari azi yuko azaza akikoreza umusaraba, yari azi ko azaza ibyo byose bimuzi na byo byose byamubayeho bizaba, ibyo byose yari abizi. Ariko aravuga ati byanze bikunze baba nabo ushobora kubacungura nabo bakajya mu mubare w'abacu. Ibaze rero yaraje amanukiye yewe yaramanukiye nawe, byaba ari agahinda gateye agahinda kandi inshuro ntazi, kubera nimba yaramanutse akava mu ijuru aje mu isi kugira ngo acungure, bikaba birangiye njyewe ubwanjye njyewe nanze yuko nshungurwa nabo. Ubwo urumva twaba turi kumuteza agahinda. Amen. Amen. Hano turimo turumva amagambo, ariko ndabizi yuko sinabasha kuyasobanura uko bikwiye gusobanurwa, ariko ndasaba umwami Yesu kugira ngo bisobanure. Amen. Ubanza ushyira mu mutwe cyangwa se urikogonayisinde urwo rukundo rwatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege, ari nayo mpamvu turiho kano kanya. Byashobokaga yuko inuma zintungura kugira ngo kano kanya ufashe amasaha 3 ukajya hanze hano ugashaka inuma zintungura 3. Nubwo bamwe babura abasore 60 bazi kwirukanka, hari igihe bwarangiza amasaha 3 nta n'imwe murafata. Ubundi si izo numa zintungura iyo tuzikoresha zose zigashira, byari kugenda gute? Izo numa zintungura byari gushoboka yuko niba ufashe nyina w'inuma y'intungura, birumvikana yuko utwana twari kuzavuka kuri iyo mama wayo tutazavuka. Bivuze ngo urubyaro rw'izo numa turimo turagenda turugabanyaho kurwongera. Nimba turimo turafata izo numa z'intungura tujya kuzitamba, tugakomeza tuzifata tuzica cyangwa se tujya kuzitamba, ubwo zizageraho byanze bikunze hariho icyo bise mu Cyongereza ngo extinction, kubura kuba zazizimira. Mujya mwumva inyamaswa bita dinozoro yarazimiye neza ku isi, irazimira. Ibaze izo numa z'intungura ziza kuzimira, byari kugenda gute? Amen. Ariko Imana yacu ivuga ati nta n'impamvu, nta nubwo bikwiriye kugira ngo umwana wanjye, umwana naremye nshaka, nubwo byageze aho ngaho akakora icyaha, kubera ko ari bivuze ko nimukora icyaha nimurya kuri uru rubuto no gupfa muzapfa, bikabaho koko ariko ndacyamukunda, reka muhereze umucunguzi. Amen. Yesu nawe agiye kugenda aravuga ati ntabwo mbasize mwebwe, ahubwo mbasigiye. Amen. Ushobora kwibaza ngo se ni igiki cyangwa se ninde watandukanye urukundo rw'Imana ikunda, urukundo Imana ikunda cyangwa se Imana ikunda? Kubera ko nushyira muri rusange urajya kuvuga ngo urukundo Imana ikunda, si byumvikane neza. Ishyireho, kubera ko ni wowe ku giti cyawe. Urukundo Imana ikunda ninde cyangwa se ni igiki cyarutandukanya? Ubundi se cyaba kimeze gute? Cyangwa se uwo muntu yaba yaje yitwaje iki? Turajya mu gitabo Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 8, umurongo wa 31 turasa 39. Igitabo Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 8, umurongo wa 31 ndetse ku 39. Umutwe w'amagambo aravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde?
bivuga iki? Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umwisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaba ute kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Ninde uzacira iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye. Ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Yesu rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa ni ibyaha cyangwa ni ukurenganywa cyangwa ni inzara cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira, bakuduhora, twahanijwe n'intama z'imbaho. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushirizwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko ntawe rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikigepfu cyangwa ikindi cyemwe cyose bitabasha gutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Tumaze kubona yuko nubwo byaba indwara, nubwo byaba intambara, nubwo byaba ukomeye tubona muri iki gihugu, nubwo byaba ukomeye cyangwa se bitwaje izindi ntwaro tutazi, nta cyabasha kudutandukanya n'umwami Imana. Amen. Nubwo byaba intambara, twumva ko ibihugu by'Uburayi byateye imbere, nubwo byaba za ntwaro zabo zose zateye imbere, zimwe bashobora gushyira muri iki gihugu, igihugu cyose kigashwana. Nubwo wagikubita muri iki gihugu, ntabwo ushobora gutandukanya n'urukundo rw'Imana rukuri. Amen. Nubwo yaba ari mama wawe cyangwa se umubyeyi wawe umubyaye akakwivanira mu nda agukwiza amezi icyenda, ntabwo ashobora kugutandukanya n'urukundo Yesu Kristo cyangwa se Imana yacu yadukunze. Amen. Nubwo byaba imbaraga za karande, nubwo byaba kurwanya bari muri karitsiye z'iwanyu utuyemo, nubwo byaba aho ariho hose ushaka bayikenya amenyo cyangwa se ibyo ari byo byose bavuga, ntabwo bishobora gutandukanya urukundo Imana igukunda. Amen. Njya mbwira abantu ngo umuntu uzaguca intege akubwira ese kujya gusenga bimeze bite? Abantu basenga nibo ba mbere nabonye bameze gutya, akakubwira ABC kugeza kuri Z, uzamubwira ngo ndabizi ariko ni muceceke. Amen. Ndabizi ko Yesu yatinze, ndabizi ariko ni muceceke. Akubwira se ubundi igihe mwamutegereje imyaka imaze kuba myinshi, uwo Yesu arahari ubundi arakora. Ndabizi ariko ni muceceke. Si ubundi ko mbona abantu barimo biga hariya kandi biri gusenga, ayo masengesho yawe akumariye, ndabizi ariko ni muceceke. Amen. Iyo niyo pasitoro akomeye yo kubwira ibikurwanya byose. Indwara ikaza, umuntu akajya kwa muganga akamarayo ibyumweru bitatu cyangwa se akamarayo igihe kinini runaka, umuntu yaza gusura akakubwira ngo ariko se ufite icyizere ko uzakira? None se rata Yesu ajya gukiza wa muntu wari umaze imyaka 38 mu kidendezi, byamusabye igihe kingana iki? Byaba byaramusabye igihe kingana iki kugira ngo umuntu amubwira ngo ifatire uburiri bwawe wigendere? Amen. Kimwe cyo nizera kandi nzirikana, password ikomeye cyangwa se intwari ikomeye cyane ni ukwizera. Niba ugeze mu kibazo wicika intege, rwa rukundo rw'Imana dukunze cyane, uko yari kera niko iri ubu nta n'ikizahora.
Imana iri mu byiciro bitatu. Indagiye, mu nzagiye, ibitagiye n'inzagiye. Amen. Ibyo byiciro byose biba birimo uko yari iri kera cyagiye dukunda yohereza umwana wacu. N'ubu ni kwari, n'ubu ni kwiri, nta n'ikizaho igihe cyose. Amen. Iyo yakijije wa murwayi wari umaze imyaka 38 ku kidendezi, na n'ubu ni kwiri. Amen. Ikintu cyaba karande mu buzima bwawe, ninde ufite ikibazo nibura kimaze nk'imyaka 20? Usanga turi kwirinira, ugasanga umwana afite imyaka 29 amaranye ikibazo cy'ubushomeri imyaka 3, yararize akarira ko, ariko akibagiriza ko hari umuntu wari umaze imyaka 38 ku kidendezi ategereje. Amen. Ategereje gukora kw'Imana. Ariko isaha yayo umubwiriza ibice 3:4 hatubwira uburyo yuko Salomo yari agira igitabo yavuze ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Buri kintu cyose kitubaho cyangwa se kizatubaho gifite igihe cyacyo. Amen. Sukibaze mbese ko bigenze gutya ubundi Imana ko navuye gusenga cyose ko nagusenga ubundi urandika ya buri kintu cyose gifite igihe cyacyo kandi igihe cyageze ntawajya. Amen. Kimwe cyo nzi yuko urukundo rw'Imana ruracyariho, uko rwahoze n'ubu niko ruri, nta niko ruzaba. Amen. Ngo nta kintu na kimwe uko cyaba kimeze kose, baba abakomeye, zaba ari indwara zikomeye, zaba ari intambara duhura nazo, zaba ari ibitego ya Satani, nta na kimwe cyatandukanye n'urukundo rw'Imana. Amen. Mundihuta turaza dusome muri Matayo ibice 22 umurongo wa 37 turasa ku mirongo. Ushobora kwibaza ngo ese urwo rukundo rw'Imana yampaye ikemera igafata ibyo byose ikabimpereza nta kiguzi ntanze, njyewe cyangwa se weho usaba iki? Amen. Ni iki naba nsabwa nibura kugira ngo urwo rukundo rusigasire? Tukiga muri uriya mwaka y'umubyeyi yakoherezaga school fees, yakoherezaga school fees wajya kwishyura akakubwira tuyishime karame, dore ugiye gutega imodoka, ariko banza urebe, si utureba mu nzu ziri murahareba, banza urebe amafaranga aturutse, banza urebe ahaturutse, noneho nawe uzagenda ukiri ibyo byonyine. Yararindiraga kumara igihe cyose y'ibitekerezo kubera icyambere ngo nzagende nyine, sambwira n'amagambo menshi akambwira ati sura ibi byose ngaho genda. Imana yaduhaye ibya mbere by'ibanze bwa rukundo, buri kimwe cyose nawe utegereje kuri. Amen. Barimo batubwira ngo itarana, ese itarana nawe ikoresha neza uko bikwiriye cyane urakira monika. Muri Timoteyo bandiko Paulo yandikiye Timoteyo ndatekereza ari kwa kabiri, yaramubwiye ngo dusese impano turimo. Amen. Gusesa impano turimo, ntabwo Imana yaduhaye ariyo kuza ukaryamana pe, ariyo kuza ukaryamana cyangwa se ukanasinzira ukabona. Oya, ahubwo Imana yaduhaye niyo gukoresha. Itarana Imana yaduhaye niyo kujya gukoresha ukunguka. Ntabwo Imana yaduhaye ari ishaka kwa kundi ko yayiguhaye ingana, irashaka n'inyungu. Amen. Igiye gufata amafaranga mu kidina gusaba inyungu ni ukubera iki Imana igiye kutagira inyungu. Amen. Amabanki akomeye azamura inyungu ngo inyungu 12% ese urumva Imana yanze izo nyungu? Nimba yaraguhaye ubushobozi bwo kuba wagenda ukambwira njye nkakizwa, ni ukubera ko itaza mubwire nkizwe nanjye ngende mw'ibintu yakizwe, turangire twese dukijijwe. Ariko nimba Imana yaraguhaye gukiza shaka njyenyine nkakagumana njyenyine, urumva bizakumara iki? Amen.
Matayo ibice 22 mirongo 37 turasita ku 40. Haravuga ngo nawe aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere n'irya kabiri rimanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe uko wikunda. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yururiraho. Amen. Hano Yesu Kristo warabaye rwose ubundi Yesu, ubundi itegeko ririho riruta ayandi gukomeranire. Itegeko ririho riruta ayandi gukomeranire. Ariko arabwira ati ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, buri kimwe cyose ugifite ugikundishe. Ikindi cyongeyeho ukunde mugenzi wawe uko wikunda. Amen. Aka kantu ushobora kumva ngo ukunde mugenzi wawe uko wikunda, si ubyumve neza. None se uramutse ukunze mugenzi wawe uko wikunda, ufite ibiro 5 by'ubuhunga cyangwa se ufite ibiro 5 by'umuceri mu nzu, ariko hari umuntu umaze iminsi biraburaga, ubwo ngubwo kandi muraturanye neza, uzi neza yuko ataraye acana. Amen. Uzi neza ko ataraye acana, nta mwotsi wabonye, nta na gazi wabonye acana. Amen. Ariko urariye, usigarije ingurube, usigarije amatungo. Ese urwo rukundo n'Imana itubwira. Amen. Yo kukiya dukunze ikatwigura igatanga umwana wayo kuki utafata at least nimba ufite ibiro 5 uvuga ati nibura ntabwo ndabona ariko nibura mfashe ikiro kimwe, wabaho nibura nawe ndabizi n'ubimuhereza kubera ko afite umusonga wabyo, ntabwo azagenda akabisesaguza kubera ko azaha Imana imukuye, azagenda akoreshaho bikeya abizigame, nibura azabonye imbaraga zo kujya gushakisha ibindi. Twishimira gutunga ubutunzi bwo mu isi, ariko namaze kubona ko ubutunzi bwo mu isi nta kintu bimaze. Amen. Nabyirutse mbona umugabo ahantu dutuye ari umukire, afite imodoka za Coaster 12, kandi byari nigaga mu wa 6 primaire cyangwa se mu wa 4. Urumva ni kera. Imodoka 12 za Coaster arize, ngira ngo hari umurenge wose ni wari ufite imodoka nyinshi. Ariko ubu tujya tureba nyine, tujya duhura bisanzwe agenda. Niwe muhinzi, navuga ngo ubikunda. Nimvuga ko ubikunda, nta muntu udakunda guhinga, ahubwo niwe uzinduka kare mu gitondo ajya guhinga. Amen. Kubera yuko hari igihe Imana iduhereza ubutunzi tukabufata ukundi. N'ubutunzi bwo mu isi na bwiza pe, ni byiza, tubaye mu rusengero rwiza kubera ko dufite ubutunzi bwiza bwo mu isi, ariko menya yuko ibi byose bizarangira. Amen. Kimwe cyazanye Yesu ntabwo ari kugira ngo tugire imitungo myinshi, kimwe cyazanye Yesu ntabwo ari kugira ngo tugire imbyaro nyinshi, kimwe cyazanye Yesu ari kugira ngo tubone ubuzima bw'iteka. Amen. Hano muri Matayo ibice 22:37 batubwiye uburyo ki, katwanye twasome ngo nawe aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. N'irya kabiri rimanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe niyo byuririraho. Amen. Icyo dusabwa nicyo cyonyine. Birakomeye buri utuntu tubiri, kuba wafata Imana ukayikundisha umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose. Namaze kubona cyangwa se nasobanukiwe yuko ikintu cyose ugize nyambere, ndatanga urugero, kikubera
ikigirwamana. Naza kwikanda ikintu cyose ugize nyambere kurusha Imana kikubera Imana cyangwa se kikubera ikigirwamana. Nufata akazi kawe ukora ka buri munsi ukagakira bwa mbere, ako kazi kazaba kakubereye ikiyobyabwenge cyangwa se kazaba kakubereye ikigirwamana. Nukunda Imana izabikubereye Imana. Ni amategeko abiri yonyine: ukunde mugenzi wawe uko wikunda, ndetse ukundishe Uwiteka Imana umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, ibindi byose bizabirangira. Nicyo cyonyine dusaba, ntabwo bikomeye. Amen. Ubundi uce mu buzima bwo gukiranuka, urebe Imana tugira neza. Kubera ko iyo ufashe ikintu ukagikora uba utegereje inyungu. Nimba Yesu yaje kutubera igishoro. Amen. Yabaye igishoro ari umwe, ariko arashaka kuzajyana benshi. Ni ukuvuga ngo arashaka inyungu. Ibaze rero naza agatwara inyungu nkeya kandi amaze imyaka myinshi yarashoye, byaba biteye agahinda. Kandi warabyumvisha umunsi urenze umwe, urenze ibiri, urenze itatu, ahubwo warangiza ukabishyira mu gutwi ariko si ubikurikize. Amen. Ariko hari n'amahirwe dufite, hari n'amahirwe dufite rata. Waracyari icyizere yuko n'igiti cyatemwe kidafite amashami cyangwa se gisigaye ari igitsitsi gishobora gushinga. Amen. Haracyari icyizere yuko kano kanya utaba wabikoraga neza, ariko guhera kano kanya ukimara kumva ijambo ukabikora neza ukarusha wahereye kera bikora, kubera ko urugendo mbere siko kugera. Amen. Ahubwo biterwa n'uburyo ki wagiye. Amen. Mu murimo w'Imana abantu benshi tugenda duseta ibirenge. Amen. Duseta ibirenge murabyumva. Hari igihe umuntu agenda gutya ukagira ngo yambaye ikintu nyine hano hasi kimufata kimubuza gutambuka. Hari n'uza ariko akagenda koko azi ikimujyana, azi inzira ajyamo, azi n'icyo ashaka. Buryo utazi icyo ushaka, utazi n'aho ujya, ubwo si ubwawe ujya hehe? Nta hantu waba ujya, nta n'icyo waba ukora. Ariko ukizi wagisobanukiwe, byanze bikunze byagenda neza, kandi washyikayo ugashyikirayo ku gihe, kandi icyo ushaka ukagisangayo. Amen. Tugiye kujya gusoma mu gitabo cya Yesaya, umuhanuzi Yesaya. Ndasoje mwihangane. Umuhanuzi Yesaya ibice 27, ibice 40. Ibice 40 umurongo wa 27 turasozanya n'umurongo wa 31. Haravuga ngo, yewe Yakobo Isiraheli, niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabibona? Ese ntiwari wabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha. Ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utishoboje utabashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imikenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Ese ntabwo rero babyumva? Nta n'ubwo urabimenya. Imana yacu nubwo waba uri umusore ute, byashoboka ko washobora, ariko uzihangana azasubizwamo intege nshya, byanze bikunze azagera. Amen. Haleluya. Amen. Nsoza kugira ngo naza kubarambira, ndagusaba cyangwa se nanjye nisaba kuzirikana ikintu kimwe cyonyine. Zirikana uko Imana yadukunze. Amen.
iri jambo ntabwo ryumvishe rimwe, nta nubwo ryumvishe kabiri, birenga inshuro ntazi mu mutwe yanjye, ariko wasanga uyu munsi aribwo bigiye gukora umurimo. Amen. duhora twumva urukundo rw'Imana, twakumva ijambo urukundo tukumva ko rugizwe n'imigemo mikeya, tukavuga ati urukundo nyine ni utugemo, ni imigemo mikeya, ntabwo urukundo ntabwo nyine ni akantu gato. Ariko ndagira ngo kano kanya urukundo rugira ikintu kinini, urwumve neza. Yesu amfashe abikumvishe, ubanza wumve niba byiza kugira ngo umenye urwo rukundo Imana yabikunze. Urebere n'utarabyara arebere kuri mushiki wiwe cyangwa arebere kuri mama wiwe, bakubwiye ngo utanga mama wawe cyangwa se utanze murumuna wawe cyangwa se mukuru wawe cyangwa se mushiki wawe kugira ngo akore ikintu runaka, ntabwo azagaruka, azapfa. Urebe ko niba wabikora, nurangiza ufate urwo rukundo ufite uwo muntu muvukana muri famiye cyangwa se inshuti yawe ikomeye, urebe ko Imana yakundaga umwana wayo, yarangiza ikamutangira ati genda. Nibwo uri buze kumenya ko urukundo rw'Imana yakunze ukuntu rungana. Amen. Nurangiza uvuga ati ese njyewe ibyo nsabwa koko ndabikora? Byashoboka yuko twaba turana mu rusengero turimo dusenga, ariko tukivuga aya magambo ari ikintu cyahise kiza ku mutima wawe, ugahita utekereza ku muntu ufite amapantaro 10 cyangwa se ufite ibitenge 7, hari umuntu wabuze igitenge cyo kwambara, ukumva umutima hagiyemo ikintu. Amen. Ni byiza kuza gusenga, ariko n'imirimo y'amaboko yacu nayo ni myiza. Amen. Ni byiza yuko twaza tugasoma ibyanditswe byinshi, tukaririmba, tugafashwa, ariko ni byiza yuko twajya kureba wa muntu muri hari igihe utabasha gukora, tukareba icyo twamufasha, wa wundi utabasha kubona ikintu cyo yambara, tukareba uburyo twamufasha. Nabyo ni byiza. Urwo ni urukundo rw'aba ari rwiza. Ukunde mugenzi wawe uko wikunda, kandi nurangiza ukunde Imana, uyikundisha umutima wawe wose n'urugendo rwawe rwose. Amen. Kandi haracyari ibyiringiro nk'uko tubyumvishe, uwihanganye azasubizwamo imbaraga cyangwa se azasubizwamo intege, agere aho asiganirwa. Amen. Wicogora iyo urugamba rukomeye nibwo ruba rugiye kurangira. Amen. Uragenda ukavuga amaguru yarushye, ariko iyo arushye cyane nubwo ugiye gushyika aho wari ugeze. Bibaza igihe cyose nabwo wakoresheje, uramutse unaniwe kano kanya, twabyita yuko imyaka yose wakoze wayipfishije ubusa cyangwa se wayitakarije ubusa. Ariko kano kanya imyaka usigaje si uyizi, imyaka nsigaje sinyizi. Gerageza yuko iyo myaka yarangira neza, situyizi. Amen. Na kano kanya nasohoka wajya kumva ngo rwose byagenze gutya, batebaza ngo Yesu yarari imbere yacu se twasenganye. Ibi bibaho mu buzima, cyangwa se kandi tuba turi hano kumva ngo Yesu yaje, yavuze ko azaza mu ijuru. Amen. Kandi mu ijuru yaje ntabwo ateguza, kuko aguteguje bakitegura, ntabwo wakwiba. Amen. Dusoza nibuze gusaba pasiteri adufashe adusengera Imana. Nasoje. Amen. Nk'uko pasiteri yababwiye, ejo ni kwa gatanu turibuze gufata imodoka dusubira iwacu, ariko ndatekereza yuko mu kwa kane tuzagaruka n'ubundi. Amen. Tukiri inaha tuzajya tubana namwe, kandi turabakunda. Muzasigarana amahoro y'Imana. Twifuje nyine ko tutagenda nibura tudateranye namwe, cyangwa se tutagiye uko tugiye. Namwe mu dusengere, mu nzira hajya habamo ibigusha byinshi, n'imodoka z'abantu bagiye kugendamo, ariko ni buryo twabyifuje, kandi turashima ko byakunze. Byari ibintu bitoroshye, byasabwe yuko mwabonye ko twakererewe, hari ibyo twabanje gukora mbere yuko tuza, kugira ngo hataza kubamo icyuho
ariko nyine mwihangane kubera ko twakererewe bari bamwishe. Pasiteri dusengera dusoze. Urakoze cyane, reka dusenge Imana. Urakoze Imana, turagushimiye urukundo rwawe nirwo rutubeshejeho, kandi urukundo rwawe nirwo rutugejeje uyu munsi. Ijambo ryawe rigiye kurutwibutsa Mwami Mana yacu, twari tuzi ibyaha n'ibicumuro, ariko waratuzuye kubera urukundo rwawe, nta kintu duciye, ahubwo ari ukugira ngo Mwami Mana yacu uzaduhe ubugingo buhoraho. Warakoze rero gutanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo akaza hano mu isi, akababazwa, agapfa urupfu rubi cyane, azira ibyaha byacu kugira ngo abashe kuturonka. Mwami Mana yacu rero turagushimiye kuko Mwami Mana natwe wadutekerejeho, ukabona dukwiriye guhabwa agakiza, ukatuvana mu nzara za Satani, ukaturokora. Mwami Mana yacu warakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe. Ijambo ryawe riratwibukije, ritwibukije urukundo rwawe, kandi Mwami Mana utwibukije itegeko Yesu yashyizeho, aravuga ngo tugukunde, tugukundishe umutima wacu, kandi Mwami dukunde na bagenzi bacu. Mana natwe urukundo, kandi Yesu yabwiye intumwa n'abigishwa, aravuga